Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri kiganiro, nizere ko rwose iki kiganiro kiri buze kuba cyakuryohera. Ni ikiganiro kigiye kuba cyagaruka ku makuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi wo ku isabato rwose gatanuko, kandi ni amakuru turi buze kuba twavuga ko rwose ari buze kuba yaryohera abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports rwose gatanu kuri gatanu. Bamwita Ndikumana Asumani, ari mu nzira rwose zisohoka mu ikipe ya Rayon Sports. Umutoza Francisco Haringingo yazana izindi tekinike zo gutoza ekipe ya Rayon Sports kugira ngo azabone uko rwose agenda atsinda Panthère do Rinde kabisa muri Cameroon. Beka kabisa yamaze kuba yatanga imodoka ku ikipe ya Rayon Sports. Byose tugiye kuba twabigarukaho muri aka kanya kabisa. Nizere ko rwose tugiye kuba twabana mu kiganiro kugeza ikiganiro cyacu gishoje gatanu kuri gatanu. Ubundi bwo icyo mbasaba ni kimwe, no gukanda subscribe, ubundi bwo mukazajya mubona ibindi biganiro bya ekipe Rayon Sports nk'ibi ngibi mubibonera ku gihe gatanu kuri gatanu. Reka mbahe ikaze, ubundi bwo tuze dusesengura n'amakuru yacu gatanu, kandi nizere ko rwose muri buze kuba mwaryoherwa n'aya makuru. Nizere ko rwose mutari buze kuba mwajya kure ya Kigali Sports kabisa. Reka tube twakinjira amakuru yacu tuvuga guti Beka yamaze kuba yakemerera ekipe ya Rayon Sports imodoka basi ishobora kuba yakinjizamo abantu bagera kuri 50. Ni bisi nini ugereranyije na bisi ekipe ya Rayon Sports yari ifite ijyamo abantu bagera kuri 25. Iyi bisi izajya ifasha ekipe ya Rayon Sports rwose kujyana abakinnyi ku kibuga ndetse n'ahandi bazajya baba bagiye mu myitozo ya ekipe, cyangwa se bagiye no mu kandi kazi ka ekipe ya Rayon Sports. Beka rwose ikomeje kuba yakandika amateka kuri Rayon Sports, dore ko rwose yagiye iyahereza n'amafaranga agiye atandukanye mu bufatanye bwayo na ekipe ya Rayon Sports, ikagenda igura abakinnyi bagiye batandukanye. Rwose ndagira ngo mbe nababwira ngo abakunzi ba ekipe Rayon Sports mushimire bikomeye cyane Beka Bank of Kigali kabisa. Iyi Beka banki ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sports rwose reka mbane ababwira ko ikomeje no kuba yakitegura imikino igiye itandukanye. Hari imikino ya Super Cup, imikino ya CAF Confederation Cup, zose iri kuba yabyitegura gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi cyangwa se ikipe Rayon Sports irajya mu myitozo hariya mu Nzove kabisa kwitegura umukino uzayihuza na Polisi muri Super Coupe. Ese Rayon Sports izawutsinda? Rwose izi tekinike rwose umutoza Francisco Haringingo ari kugenda yigisha abakunzi abakinnyi ba ikipe ya EPR ni tekinike zidasanzwe. ni umupira wihuta utakaza kabisa urya igitego cyihuta. Ni umupira rwose usa nkaho ukinwa n'ikipe nke hano ku mugabane wa Afurika. Ni ikipe rwose harimo ikipe ya Mamelodi niyo ikunda gukina umupira wihuta. Pase 2-3 ku izamu ndani nibyo ari kugenda abatoza kabisa kugira ngo bazabashe kuba bakuramo ikipe ya Polisi Football Club, dore ko nayo ekipe ya Polisi ikomeye rwose, isigaye ikomeye ku rwego rwo hejuru. Yagiye irokirita abakinnyi bagiye batandukanye, kandi Polisi ni nayo rwose iri kugenda ivurwamo
umukinnyi Ruboneka Jean Bosco, dore ko ekipe Rayon Sports yo yamaze kuba yatanga urutonde muri kafu, yamaze kuba yamubenga rwose, yaramwanze, ndetse na ekipe ya APR nta mahirwe ifite yo kuba yagura uyu mukinnyi Ruboneka Jean Bosco. Ikipe ya Rayon Sports uretse izi breaking news ngenda babwira, umukinnyi bita Erdinho Mukono ndetse n'umukinnyi Watara, Mohamed Watara, umudefanseri ndetse na nimero 10, aba bakinnyi ku munsi w'ejo nibwo binjiraga rwose mu myitozo ya ikipe Rayon Sports, bakiranwa amashyi n'impundu mu ikipe ya Rayon Sports ku myitozo rwose. N'abakinnyi bishimiwe neza cyane mu ikipe ya Rayon Sports mu myitozo, kandi banakoze byagaragaye ko ari abakinnyi beza bashobora kuba bafasha ikipe ya Rayon Sports, nka Mohamed Watara muri defense, ikipe ya mbere niyo yabanjijemo, ndetse na Erdinho babasha kuba bakitwara neza cyane bakina n'ikipe ya kabiri defense, ndetse baza kuba bagenda babahindura babajyana mu ikipe ya kabiri, ndetse nako bakomeza kuba bakitwara neza cyane. Byashimishije abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports, bakomeza kuvuga ko rwose bafite ikipe yihuta, ikipe imeze neza kabisa, ishobora kuzagira kure mu matsinda ya CAF Confederation Cup, dore ko ikipe Rayon Sports izabanza ekipe ya Panthère d'Or hariya muri Cameroon kabisa, bagenda bayimanuka. Ekipe ya Panthère d'Or niyo izabanza kabisa, umukino ukurikiraho uzabera hano i Kigali kabisa, bagenda batsinda bizamukira bakubita amakipe bayagaragura kabisa. Ariko ikipe ya Rayon Sports yitonde kabisa. Ekipe ya Rayon Sports mu myaka igera kuri 7 rwose ntiyabashije kurenga umukino wa kabiri w'ijonjora kabisa, bagendaga bayikuramo 5-5. Rero irasabwa kwitonda kugira ngo izabashe kubona intsinzi imbere ya Panthère d'Or, nayo ni ikipe ikomeye yatwaye igikombe hariya muri Cameroon. Ni ikipe itoroshye, ni ikipe rwose ikomeye yiyubatse ku rwego rukomeye cyane. Reka twinjire mu makuru ari kuvugwa mu ikipe Rayon Sports. N'ubundi ni umukinnyi witwa Ndikumana Asmani. Amakuru ari kuvugwa muri iki gitondo, amakuru ari kuvugwa kuri Sabato kabisa, nuko uyu mugabo Ndikumana Asmani, amakuru atugeraho ari kuvuga ko uyu musore ashobora kuba yasezererwa mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko akomeje kuba yagaragaza urwego ruri hasi mu ikipe Rayon Sports, ndetse na discipline iri ngombwa neza cyane. Uyu mukinnyi rero, amakuru atugezeho cyangwa se amakuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports rwose, nuko uyu musore bashobora kuba bamurekura akajya gushaka indi kipe yifuza, yewe yaba akeneye ibyo bamuha bakagomba bakaba babimuha, ariko akaba yagenda akajya gushaka indi kipe yifuza mu gihugu yifuza kabisa. Ubundi bwo ekipe Rayon Sports igasigara igwariza ku bandi bakinnyi rwose, dore ko muri ino minsi rwose uyu Ndikumana Asmani Garden byaranze kabisa, byaranze. Uyu mukinnyi agomba gusohoka, kuko muri iyi minsi nta kintu ari gufasha ekipe ya Rayon Sports mu mikino igiye itandukanye. Nta mikino, hari ingingo atari kumuha umwanya ariko ntatange umusaruro. Ni ngombwa ko rwose uyu mukinnyi Ndikumana Asmani Garden bamusohora rwose, ikipe Rayon Sports ikabasha gukoresha abakinnyi 27 aho gukoresha 28. Bivuze ko uyu mukinnyi rwose aramutse yirukanwe, bamuha amafaranga yose bamurimo akabasha kujya
gushakira ahandi, ndetse ikipe ya Rayon Sports ikabasha gushakishiriza ku bandi bakinnyi bakiri bato, harimo Bamoza Daniel ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Ekipe Rayon Sports muri no minsi rwose kandi ifite umukino rwose izahuramo na ekipe ya Elmerek iri kumurika imyenda mishya ya J-Root. Reka nkushimire, ugire umunsi mwiza. Astravist.